hano habaye isibaniro hano Kirungutwe. Byagenze gute rero? Kirungutwe rero mwabyumvise ukuntu uyu mugabo rero Wiringoma yahise ahindura agakorya ku biti korosa ati gereka mbabwire ko nzi kuryarya ndindyarya. Ariko uvuga turabyarya abandi ko twebwe radio na televiziyo Umusare duhari bivuge tukunyomoza. Saza ubeshya duhite tuhaguruka tutiwibeshya. Harimo haravuga rero ibyo hariya Kirungutwe rero ngo byabonetse rero ngo byahambwemo abasirikare bande ba M23. M23 rero Wiringoma kugira ngo ahikure neza yese agira ati abantu baguye hariya koko urugamba rwarahabereye ariko ati n'abasirikare b'abarundi. Okay, reka rero tureberere turaje rero. Bati rero none reka tubimburure tubarabe none bageze basanga reka ibintu byarayamye hariya. None bati tubwire drone ye ko aba bantu biboneka ko bahiye batwitswe na drone. Nimwe mwahagurukije drone ikabatwika. Icyatangaje rero abantu n'uburyo bagiye basangamo uburangamuntu bw'u Rwanda n'amapeti y'u Rwanda y'ingabo za Kagame. Abantu bahiriye hariya Kirungutwe Kasika na Kasika hariya rero hariya drone ngo zaramanutse ziratwika batayo n'amabatayo bya M23 barashya mu rugamba barimo bararwana n'abasirikare b'abarundi. Abasirikare b'abarundi batereka tuze tubakosore. Twarababwiye ko tuzabamesa mugira ngo turabeshya ati mu badukosore barabakosora. Nagira amatwi yumva nakwiyumvira Umusare. Twongere tubaramutse inshuti za radio na televiziyo Umusare ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 1er December rero dutangwanye no ku munsi wa mbere twibereye mu bikorwa cyane n'umunsi wo kugira ngo tugiye mu bikorwa twese duhaguruka tujya mu bikorwa cyane mu kwezi kwa 12 ukwezi guheza umwaka. Rero turifuriza abantu bose bari mwinjiye muri kwezi nyine kugira imigisha y'Imana gadushimira Imana yaturamukije tuti Imana icyubahiro ni cyawe munsi no mwijuru. Ndibaza ko mwese muhita muvuga muti amen. Rero muzindukanye na Ale muri studio za radio na televiziyo Umusare tubaramutsa cyane aho muherereye n'imiryango yanyu twihanganisha abagize ibyago abari mu ntambara hariya muri Kongo tubabwira tuti pole sana. Tubabwira n'abandi bose bari mu buhungiro tubabwira tuti nyabuneka harya rero igihe cyarababwiye ariko ntabwo mwumva. Turagaruka ku makuru menshi arimo avugwa mu karere burya amasaha 24 ni menshi ibintu biba bihindutse biba ari byinshi. Icyangombwa gusa nuko muvuga muti hahindutse ibiki Ale tubwire namwe bwaho muherereye mukambwira muti hahindutse ibi nibi mukansunikira makuru mukubita subscribe twirukanka tuvuga tuti nyaboneka burya rero igihe kiragera ntimubimenye. Ingabire Victoire nawe ari hariya mu gihome tumuramutsa cyane tumubwira tuti madamu ntwari y'abanyarwanda komera ku muheto turagushyigikiye turamutsa Karasira Aimable tumanuka cyane turamutsa Cyumu Hassan ego Toneste Mubavu hamwe n'abandi ni benshi turi kumwe abantu mwese muri mabuso mwese muri hariya mageragere mwese tubabwira tuti mukomere ku urugamba rugezaho rugiye kurangira. Tunagaya cyane abitwa ibigwari bakomeje kwerekana ubugambanye ndetse n'ubuswa badashobora guhaguruka ngo baguhagurukire gakondo yabo. Umuntu akibaza ati abana banyu muzababwira ibiki nimba mwarahunze mukahunga ariko ntimubwire abana banyu icyo mwahunze ndetse no mu buhungiro mukaba mutinya kubabwira ko ari abanyarwanda. Ubu munsi twatashye muzabatana mubabwira ko mubajyanye hehe. Mujye mubanza mwitegereza ibyabaye mubona ko inkotanyi mu gutaha abantu bazo baje bavuga ikinyarwanda kubera iki iyo bari mu mahanga barabigisha ikinyarwanda. Birababaje rero kubona usanga abanyarwanda bahungiye hanze Mozambique, Malawi, Zambia, Sudani cyangwa se hano muri Uganda ndetse n'ahandi no mu Burundi n'ahandi hose usanga nta hantu hamwe hari ishuri ryigisha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se umuco w'abanyarwanda. Kandi ugasanga abahutu bafite biteretse amawisiki menshi cyane bafite imiduga ihenze cyane imiduga izimbye amazu bakubaka ariko bakibagirwa kubaka agashuri gusa k'abana b'abakene b'abanyarwanda bashobora hirya y'ejo kuzaba bari kuri vora bayobora igihugu. Umuntu akibaza ati mwebwe n'ibiki. Dushimira cyane abantu bahagurutse bagashinga FRN SNDFRN tubabwira tuti mukomere cyane namwe tubaramutsa cyane tubabwira tuti mukomerezaho kugira ngo urubyiruko rwacu rubonaho ruza rugana rugendera bwa tumujye kwiga umuco nyarwanda mujye kwiga umuco mwiza wo kubana n'abandi mutabigisha ibintu bibi mutabigisha amacakubiri nta gesombi dushaka ko mubigisha ahubwo mubigisha kubana n'abandi kugira ngo bazubake u Rwanda rw'ejo. Turamanutse rero nta kindi kintu tuba tugira gusa n'indamutso zacu tuba tunabakebura ariko tubabwira tuti nyaboneka si byinshi ntago biba bikwiriye kuvugwa muri politiki umuntu agira ibyavuga ibindi akabimira bunguri ngo dumbwi. Rero na umuntu wavuga ati none koko byagenze gute kugira ngo bagarukanye umuhungu Habyarimana muri politike. Ibi rero twemo tubabwira tuti yaba rero Rusesabagina cyangwa se umuhungu Habyarimana cyangwa se umuntu bita Sebarinzi
hehe bati inkono yahiye ariko abantu b'abagabo kuyigabura nibo bari barindiriwe rero abo bagabo bo kuyigabura barahari twagiye rero amakuru rero ya mbere turahera ku masezerano y'amariganya. Amasezerano y'amariganya ni iki? Ibi nibyo tugiye guheraho kugira ngo mubyumve neza munamenye cyatumye FPR kubitwa umweyo isezererwa. Umugabo Pasiteri Ntuyahaga ati hari hakurya mu Burundi ati mwebwe rero burya M23 RDF nta kwezi sigaje batayikubuye. Uyu wamenga yowe yimvira radio na televiziyo Musare ale yarabivuze ati burya M23 mwari mubizi irakubiswe iragiye bye bye. Gusa ntabwo bagiye ahubwo bagiye gushinga ikindi kintu kizahera za Kasayi. Nitwababwiye ibyabereye hara ku mukwe wa Paul Kagame hara muri Central Africa. Aya makuru tuba tuyafite. Paul Kagame agiye kubyikuraho amahita bicisha hariya avuga ati byatoboreye hariya ariko ngo ntibizamuhira kubera iki uyu mugabo Donald Trump bamwe batereka reka Junior nawe ni igikoko ati wewe mu munota umwe abahinduye ibintu 300. Kagame rero ni indyarya nahagarara abonana na Kilombo Kisegete. Reka tubarekere ku masezerano y'uburiganya. Amasezerano y'uburiganya burya niyo aryoshye cyane niyo twagombye kuganiraho mukamye gituma FPR bakubise umweyo bayigijeyo kubera amasezerano y'amariganya. Amasezerano y'amariganya yo kumuriganya nayaherewe. Tubibutse neza ko muri amasezerano y'amariganya harimo amasezerano 3. Harimo amasezerano y'ubukungu ngo gusangira ubutunzi bwa Kongo kubucururiza hamwe by'amabuye y'agaciro n'ibiki byose murabyumva byose. Ibi rero ngo birahari kuraba ukuntu imigenderanire imeze. Ibi rero murabyuka neza bahamagaje Kongo Kinshasa bamagara Kilombo Kisekedi ati nyarukusinye aya masezerano y'amariganya y'ubucuruzi uyu nawe ubisinye. Umugabo atereka da ati we Trump ni twavuganye ko nzobisinya ari uko ategetse Kagame agakuramo ingamba z'ubwirinzi hari. Politike dushimire cyane abakongomani. Kilombo Kisekedi Tereza Kayikwamba Madamu Suminwa aba n'abantu barifite politike. Patrick Muyaya abakongomani barazamuka cyane ku ngazi neza, barazamuka cyane kuri eshere, barazamuka cyane kuri politike ku buryo bakubwira ati kuri politike ubu urakoraho ukavuga uti yemwe ngo nige kiremwe. Hariya Kagani umusaza umwe yahora ducira twiga hariya Sainte Famille Kigali yagiye atubwira ati rero ibiramarwa ko ntoke ari umuntu yatubwiye ati aho mubembe ari ntibabara 5 bamuze gituma uyu mugani ubwiye umwana w'urubyiruko w'umunyarwanda uti aho mubembe ari ntibabara 5 yatabwa ati byo nibikivuze ku mubembe batabara 5 mubembe nka namani aho bari ntibabara 5 gituma aho mubembe ari batabara 5 ngo bavuga ko ari uri muravuga kuko kubara 5 rero ubu harura intoki zawe ubara intoki rumwe 2 3 4 5 nawe ntabwo cyagira kubemba umuntu akikamaza ururi intoki n'ibirenge ngo rero umubembe ari ngo ntibabara 5 mwabagabo mwe n'abagore n'abakecuru n'abana n'urubyiruko mwese burya rero nta 5 tugiye kubara turabara 4. Nta 5 tubara turabara 4 moko mibare misato. Yemwe abo ku mpande zose z'isi hariya hepfo mu majyepfo ibutare hariya ku Gikongoro burengerazuba tuzamuka hariya cyangwa mu Kibuye Gisenyi mwese mukanguke mwese bari mu Uganda mwese duharure na Kivara aho ngaho muri Uganda mukanguke cyane na Mpura muri Mozambique mwese mu Marukara Kiparoporo muri Zambia mwese mwerekeza hariya Congo Brazzaville rwa tuti mukanguke mwese turebe rero ntabwo turi buharure 5 kara ntabwo kari bushike reka data na amasaha gusa ari magenda yihuta cyane kugira ngo tujye kureba amasezerano y'amariganya. Aha ibintu no birihuta cyane urushinge rw'urimo ruratembera cyane ngo tujye kuraba ukagira imana mwe aya masezerano y'amariganya. Umugabo Paul aragenda yasinye kwa Paul Kagame begaje gusinya amasezerano y'amariganya n'umusiba ejo musingi tariki ya mbere ça reste 3 jours. Rero abantu batamasezerano y'amariganya ibintu byo birimo biravuga ku isi yose bakatari mwe by'amasezerano y'amariganya. Ibi rero ngo bintu hari ibintu birimo bikora kuri Kigali cyane kuko baduhungirehe baruciye bararumira abandi bose baruciye bararumira bati biri bugende gute abo bariteze ikintu umukino ukomeye cyane batwara bwe tuti urirukanka gwa tugera urakura kwagera ku Gihoma ukabuti rukutagezeho y'urwurira tereka data rega ushira abandi muri gereza muri abashira
mageragere kwibaza ko gereza ari mageragere gusa wapi ari na gereza y'amagambo n'ibiganiro burya nawe bagushyize mageragere yo mu biganiro igihome ntugisimba niwe wavuze ngo waciye umurongo ari nabo baguciriye umurongo baguciriye igihome rero urahitamo uti iki gihome rero reka ngikubita umutwe nemere nipfire cyangwa se bigende gute ariko icyo gihome kiraguhitana nabi umutekano nayandi rero ntabwo turi bubarure gatanu ahubwo turabarura kane bwo murumva ko tutarababembe rero ubwo twe tubaruye kane ntabwo wabarurira ku ntoki murabyumva rero ni hirya y'ejo rero kutarikize ndera kuki mubigenda kure mw'abantu mwe mubyumve neza erega bagiye kwasinyira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugende mujye gusinya amasezerano y'amariganya kuko amariganya usinye rero tuze tukuriganya reka dukomeze rero ukuntu birimo bigenda byihuta cyane nuko ibi bintu birimo biboneka ko neza FPR inkotanyi yarangije gukubitwa umweyo mu gihe abambari bayo barimo bakubitwa nabo imyeyo kuri gasakisaki ariko hari ibintu birimo birabo mwakagira Imana mwe kwisi mwe mu mutamenye mukibaza muti niki cyatumye umuntu ajya ku butegetsi akaramba ndetse n'indi yamuvugira ndetse n'indi yakora ibintu burya muri ibi bintu hagiyemo habonekamo abantu bariganya koko kweri reka tuvuge ko umuntu yakubiswe umweyo wari umukozi wa UN cyane Somambike ya Paul Kagame uyu nawe yakamaze kujya guteba mu tarinze hariya baramubura ati bagenda muri rotari hariya baramutaringa bagira ati genda rero genda uruhuko uwo nta wundi rero n'uyu mugore rero amavunja bagiye bayahanda n'uyu muntu bita Binti Keita tuvuga kuri Binti Keita mwabonye yari umukozi wa UA wa MONUSCO hari mukuru wa MONUSCO hariya mu burasirazuba bakubwira bati ibintu birakomeye uyu rero yari afite mission ikomeye cyane yo kuba yajagajaga Kongo burasirazuba kakura amabuye y'agaciro ashoboka cyane n'umunyagineya agakora ibishoboka byose kugira ngo atungishe oni hariya havurugute ahagira ubuyi ibyo bita igikoma kugira ngo ibintu bigende neza nibyo koko we na Kagame bari Somambike bakoze ibishoboka byose ariko rero hari mission bagiye batagezeho kuko nimba hagiye Binti Keita byanga bikunda Kagame aramuherekeza kuko yari Somambike wiwe uyu Binti Keita numwe mu bantu bwagize gute hapfuye abantu hari muri burasirazuba bwa Kongo Goma Kicanga n'ahandi abahutu barapfa ndetse abanyarwanda barapfa abakongomani barapfa ariko yajya gusohora raporo akabanza akikweka akazisohora amezi 3 mu gihe hari abafosi commune hari ibyo byinshi bihambyemo abantu uyu mudamu Binti Keita nta kintu igeze akora haba na gitoya reka data ahubwo umuntu ko abogamiye kuri Paul Kagame ndwaye ngukorera rero umuntu akwibaza rero utire murebe rero ukuntu oni isi mugira gute imubwira ati genda mu zabukuru tugiye kuzana ubucamanza hatazagira umuntu aguhamagara aza kubikubaza wegenda tugiye kuzana ubucamanza twahurije abantu baba expert batatu wegenda tugiye kuzana ubucamanza kubyo tuzahita duhamagaza Kagame n'abasirikare be bakuru tukababaza iby'abantu bapfuye hari mu burasirazuba bwa Kongo rero ko arabadukoreye amadiyama n'amazabu twarabibonye n'amakoruta turabifite wegenda tuguhemba wegenda mu zabukuru tuzaguha amafaranga ntazagira umuntu aza kukubaza ibi bintu ngayo ngo Binti Keita yagiye murabyibuka rero nawe wa Munye-Ethiopia nawe ujya yarakuriye akanama kabone kagize gute ni mu bintu bya Afrika ntumbaze ujya nawe yari inshuti magara cyane ya Paul Kagame murabizi ko nawe yakubise kumwe ubona baragenda aragiye iyo ni regime yose tuba tubabwira n'abantu bose bafashije ubutegetsi bw'inkotanyi bamaze kuvaho birukanka kugira ngo ibintu bihinduke zihindura imirisho mwabibonye rero kubu rero ari kuva mu kwezi kwa kabiri azaba unoze bumwe bwa Afrika buzaburamutswa ndi nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye Samuragwa niba azaba haramutswa ubwo abazajya gukomanga kwa Ntarege sindimo muhajyanye uburiganya uriya mugabo we ntago yemera uburiganya ndakurahiye yaye ni neva niko yitwa arusha yarababwira ati ibi bigende uko nawe ati Ndayishimiye ati neva ati mwebwe mushaka ibintu bigenda neza ni mubanze mukunde abene igihugu mukunda abaturage mukunda abantu mugarukana amahoro nayo byo kuvanga mushaka kwiba gusa mwica abantu ati neva uyu rero we ni umunyarukundo ni umuntu Imana yihereye abarundi ariko ni impano y'abanyafrika uyu neva reka tumuramutse nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye tumwe tuti mzee kudashapo ko Imana yakwiherera abanyafrika ko ngo bavugire ubatabare rero abagabo tuba dukeneye ni nka mwebwe muhaguruka mugatabara mukitanga muti turitanze tugiye kuzimya urugo rw'abakongomani rurimo rurashya mukitanga muti tugiye kuzimya urugo rw'umudamu hari asamya suruhu rurimo rurashya abagabo nka mwebwe baba hakeya cyane mwebwe muri impano z'Imana ziba yatwihereye reka tugushimire cyane uburyo uyu musaza imboneza yamaho mu kuguha abarundi yari yakurebye aravuga ati wowe uri Samuragwa bakuraze hageze rero musaza komera rero kuri vora rero mu kwezi kwa kabiri niyo uza buramutswe ubumwe bwa Afrika rero ntihazagira uwemerera ko unozagira n'umwe wemerera ko akuzanamo ibintu by'uburiganya ibi turabyizera 5 kuri 5 amasezerano y'uburiganya bye murabyumva rero
bitukahita hamwe n'abandi bose bo bakubiswe umwerero ubwo FPR rero isigaye inagana hejuru rero nk'igiti cyene kitafite imizi cyatewe ku mucanga bya bindi Yesu yavuze ati inzu yubatse ku mucanga iraridukamwe akagira Imana reka rero twikomereza amakuru bati nyaruko muri Tanzania ibintu bimeze nabi ntoye kadange muri Tanzania ntaragera kuri Wiringoma reka mbaze nge kuri Wiringoma Tanzania ibyo turabizamo mu nyuma muti none Wiringoma ni biki rero Wiringoma rero ni umuvugizi wa gisirikare cya M23 Kagame aha rero byagenze gute ni nyuma yuko abakongomani bo barimo babyina intsinzi hehe hepfo hari akirungutwe Wiringoma rero aha hano reka mwumva aya makuru n'amakuru twahawe n'abantu bari hari azamwenga batubwira bati reka tuguha amakuru wa mugabo we twumva uvuga amakuru cyane ushaka kumenya ibintu n'ibindi reka tuyaguhe wowe nushaka kuyavuga cyangwa yareke hano habaye isibaniro hano kirungutwe byagenze gute rero kirungutwe rero mwabyumvise ukuntu uyu mugabo rero Wiringoma yahise ahindura agakorya ku biti korosa ati gereka mbabwire ko nzi kuryarya ndindyarya ariko bavuga turabyarya abandi ko twebwe radio na televiziyo Umusare duhari bivuge tukunyomoze saza ubeshya duhite tuhaguruka tutiwibeshya harimo haravuga rero ibyo bo hariya kirungutwe rero ngo byabonetse rero ngo byahambwemo abasirikare bande ba M23 rero Wiringoma kugira ngo ahikure neza yese agira ati abantu baguye hariya koko urugamba rwarahabereye ariko ati n'abasirikare b'abarundi okay reka rero tureberere turaje rero bati rero none reka tubimburure tubarabe none bageze basanga reka ibintu byarayamye hariya none bati tubwire drone yaye ko aba bantu biboneka ko bahiye batwitswe na drone nimwe mwahagurukije drone ikabatwika icyatangaje rero abantu n'uburyo bagiye basangamo uburangamuntu bw'u Rwanda n'amapeti y'u Rwanda y'ingabo za Kagame abantu bahiriye hariya kirungutwe kasika na kasika rero hariya drone ngo zaramanutse ziratwika batayo n'amabatayo bya M23 barashya mu rugamba barimo bararwana n'abasirikare b'abarundi batereka tuze tubakosore twarababwiye ko tuzabamesa kugira ngo turabeshya ati mu badukosore barabakosora none ngayo nguko rero Wiringoma ati nyaboneka ati twebwe sitwe twapfuye ati yo nimba atari mwe mwapfuye iyo rokiritomani y'iki ko twamenye neza na neza ko hari izindi ngabo zahagurutse mu Buganda zirimo ziza zerekeza aho zambukiye Bunagana ibi ni ibintu twamenye tunabibwira Kongo Kinshasa tuti nyabona uragabe kwa Kagame bo baraheze inzara nayo bamereye nabi ubu bagiye mu Buganda barimo baratoratora abantu kandi ntabwo bamora abatora hehe mu makambi y'impunzi mubimenye ahantu hatava abantu gusa n'ahantu bitanya Kivara kubera iki na Kivara ntabwo arimo hava abasirikare ngo abahungu abasore ngo baze baje kurwana muri M23 kuko bara nabahutu b'abanyarwanda bari hariya abandi n'abakongomani b'abahutu ariko ahantu hose hari inkambi z'abanyamurenge Nairobi bose bahezemo hariya ku nkambi y'I Nairobi hari Kakuma abantu bose bahezemo abanyamurenge niho bava bose bavuyemo baragiye mubimenye abanyamurenge bose bari mu Rwanda bose berekeje kurwana aya makuru baba batubwiye ngayo nguko rero ukuntu Wiringoma rero mu kinyoma cyane gikomeye cyane yagize ati ntabwo ari twebwe twahiye bati nimwe mwahiye na drone yabatwitse twarazibonye ati na Sikoyi ati none mwebwe murafite Sikoyi ariyo twafashe hari igoma none iraguruka ati hari kera ubu rero bisigaye byoroshye cyane umuntu arakubesha smartphone igahita igufotora ati wabonye reka kubesha ava mu nzira ahubwo rero twigarukiye kuri Mbaye hagarara nawe yariciye umurya ati genda byemera ibintu radio na televiziyo Umusare bavuze ati nagereka mbivuga ati M23 nta kwezi sigaranye batayikubuye ngo bagende bayite hariya kwa Kagame komera rero Mbaye hagatukuramutse cyane ubwo ibindi nabyo uzagenda ubitubwira cyane twikomereze rero ubwo murabyumva rero nibyo ngibyo reka dukomeze rero ku makuru y'intambara Tanzania turaza kugeraho tuyisezera tubabwira tuti kabaye reka tuzamuke Minembwe murimo murabangura imbajyane Minembwe nibyo koko Minembwe kuko urugamba n'uburacyasutamye rero aho bakubwira bati hari Red Tabara rero hakaba nande natwirwaneho na M23 hariya ngo hari ikintu bamenye kiri hariya mwabantu mwe aha rero n'amakuru barimo batubwira abantu bari hariya hejuru zabibona batubwira ati muzi gituma hano hari urugamba rukomeye tutereka da hano Wazarendo bose bazamutse ati yaba ari bishambuke yazamutse atazaba ari ingabo za Kongo zazamutse
none ko bazamutse Minembwe abasirikare b'abarundi bo bari hehe? Abasirikare b'abarundi ntabwo bazamutse hano Minembwe, ati bo bamanutse hasi bari hara ku kibaya hariya mu kibaya cya Rusizi bibereye kuri uriya muhanda, uyu muhanda uva Buvira ugenda ugera hehe? Ugenda ugera hariya mu Bukavu. Ati abandi ne babandi bumvise barimo barakunguta inkotanyi bazikungutira hariya Kirungutwe na Kasikati bajya abasirikare b'abarundi ati inkotanyi yo zibumvise aho bari zitaziruka nka zigakebereza. Ati rero muzi gituma hano rero mu Minembwe intambara ikomeye ntimbwira rero mu Minembwe rero intambara irakomeye ngo numve neza amakuru umuntu yatubwiye mujye mukurikira neza ngo Minembwe haba hari ahantu hari amasitoke agera kuri 3 pakiyemo intwaro za kirimbuzi, pakiyemo amabomba, pakiyemo ibintu bikomeye cyane ku buryo aha hantu 3 rero ngo ibyo bintu byari bigomba kugira gute kuzatera hehe mu Burundi. Aya ni amakuru batubwiye. Aha rero ngo noneho rero birimo birarwanira rero ariho rero ngo ahantu hambere biri ahantu bita ngo Timbiya, ahantu bita Ngoma n'ahantu bita ngo ni Rudabadaba. Aho ngaho ni muri Minembwe rero no rwambikanye rero ariya na za Mikenke. Ubwo rero baba bitubwiye bakatubwira ati je n'aha hantu ntabwo nari mpazi, ariko bahise bambwira bati umviriza ahantu rero kubitanira rero ahantu urimo rwambikanira ati ndetse ahantu no dukeka ko hari ayo masitoke ati ahantu hambere rero n'ahantu bita Timbiya, ahantu ha kabiri n'ahantu bita Ngoma, ahantu ha kabiri gatatu n'ahantu bita Rudabadaba. Ati ahantu rero hariho ibirindiro bikomeye cyane bya Red Tabara na M23 ati kuko hari amasitoke y'imbunda n'ibirwanisho n'amabombe. Ati nicyo gituma intambara rero hano yabice bigacika. Ati rero reka tuguha yandi makuru are ntiyamena agenda ndayahe abatwumva. Ati nuko hari ingabo zari duturutse ari Bukavu ntimbwira neza zizo rero zazamutse rero zizamuka kugira ngo zijye za Mwenga zigeze za Kamituga zihasanga rero ngo igikosi cy'abasirikare ba Kongo. Aha rero ngo rimo rurakungutanira hehe rero baha rero bagize kuri centre bita ngo iki centre turabi rero Mwenga ku birometero 10 gusa ngo M23 yaba yageze ku birometero 10 kugira ngo yinjire centre Mwenga biranga ngo ahubwo yahahuriye n'uruva gusenya kugira ngo yinjire Mwenga. Aha rero reka turindire kuko barimo bavuga bati harareza Kamituga naho ngo harimo harabera ibintu bidasanzwe cyane kuko bashobora kuvuga ati hari umuntu yaba umuzarendo yaba yamanutse gutabara Kamituga bati ashobora kuba ari Indegido, ashobora kuba ari we yamanutse akaza gutabara hariya. Aricyo byatumye bakubwira bati ubu abari Kamituga ntago bashobora kuvugana n'abari Mwenga. Oya ubu bose barimo bararwana, buri wese arimo ararwana ku ruhande rwe. Ikirebe byatumye iyi M23 RDF icika ingufu cyane kuko nta namwe ifite isaganyirizo irakebuka hakurya Kamituga igasanga uyu gida arimo arayirasa yagenda ruguru hari igasanga FARDC hari Mwenga igasanga iti ntago byoroheye habe na gatoya. Ikikomeye rero cyane nuko idashobora kumanuka yerekeza za Nyangizi kuko Nyangizi barahatinya, hari Nyangizi hari abasirikare b'abarundi, ari Nyangizi ya mbere n'iya kabiri mama yake ni murari, ari n'ibintu by'akatogo tumanuka hariye barakumesa. Reka rero tugaruke rero mu Rwanda rero gatoya cyane turimo turagenda dusezera amakuru rero murumva ko intambara zikomeje, ariko turabya bindi byababwiye byo muri Afrika, Central Africa ndetse n'abera bya Mozambique ntago twabigarutseho, ahubwo tuzabibabwira ejo makuru yacu ataha kuko aranje makuru twamenye ko ingabo zirimo zirisuganye cyane hari muri Central Africa aho zirimo zimanuka zigenda zegera ku mupaka wa Kongo. Bitwabimenye ariko tuzabivuga ejo tumaze kuyamenya neza, ahubwo tugenda hariya mu Rwanda aho barimo bavuga bati amakambi y'abanazi yimukiye mu Rwanda. Amakambi y'abanazi yari igiki? Reka tubabwire amakambi y'abanazi na amakambi yicirwagamo abayahudi mu gihe cya jenoside y'abayahudi hariya mu Budage. Aha rero barimo baravuga bati hano mu Rwanda rero ayo makambi y'abanazi tuyagereranya n'amagereza atazwi hano mu Rwanda. Ayo magereza rero atazwi hano mu Rwanda ngo ni menshi cyane. Ayo magereza rero ngo yicirwamo abantu badakenewe ndetse batavuga rumwe na leta ya Kagame. Ayo magereza kandi ngo akora icyo bita iyicarubozo ku banyarwanda. Uwo badashaka wese, uwo badakeneye wese bamujyana muri aha hantu bagakubita bakica. Bamwe bati twagira ngo tunababwire ko ariho Ale yakubitiwe, mukuru arinda Ale ngo yaba yarakubitiwe muri aya magereza. Aya magereza ndetse ngo yaba ariho na Kizito Mihigo yaba yaraguye, Imana ibahe iruko ridashira. Aya magereza rero ngo yabafunze abantu benshi cyane ku buryo barya abagore badandaza udutaro, abantu bose bo muri politiki badakenewe. Uwo bumvise yavuze naba amajambo kuri YouTube ngo bose bajyanwa hehe muri aya magereza bagakubitwa bagakorerwa iyicarubozo ku buryo abanyarwanda babuze ayo bacira nayo bamira. Ngo ni mu gihe inama yabaye hari i Paris iyobowe n'umukuru wa FPR Inkotanyi Gasamagera ngo yoyo ngo nta kindi kintu cyavugiwemo usibye ijya Nyirarureshwa, bavuga ngo ni ukukora umwe bw'abanyarwanda. Ariko amakuru dukura hari i Paris agira ati bavuze ko umuntu wese utari mu muryango wa FPR Inkotanyi ari umwanzi w'u Rwanda.
Gasamagera reka tugoye gasopo tukubwira tuti twebwe tuzanira dupfa tutagiye no muri FPR. Ubwo urumva rero natwe gihita dufata twese ugenda twandika mu baterabwobo dushyire ko ibi turabikwemerera kuko tudahagurutse ngo duhagurukire uburenganzira bwacu n'ubundi mwatwica makatumara turabimenyereye. Tunashimira cyane kuba mwarashyize hanze uburyo mwakoze ubwicanyi cyane hariya mu Ruhengeri uko mwakoreye genocide abakiga biriya bintu ni byiza cyane kuko mwarabishyize hanze. Tunashimira uburyo Kayumba Nyamwasa yabivuze kuko hari abantu benshi barabibaza bati mu buvumo uko biriya bintu by'umuvumo bw'akanama bati byarabaye bati ntabwo byabaye, ariko mwabyumvise ko General Kayumba Nyamwasa yabyemera akavuga ati twema turarwana abantu baraza birukanka tuyomirwa ahantu banyikiye bagenda no mu buvumo bajyamo hamwe n'abaturage bose bajya mu buvumo. Cyakurikiyeho ni igiki mw'abantu mwe izi nkotanyi rero nubwo Kayumba atinye kubivuga turabizi neza ngo bahise bagenda bagura amasima barazana n'amabuye bahita bazibira imyobo ibiri yose yerekezaga mu buvumo abantu bapfiramwo. Tuzabakuramo hageze tugomba tubakuremo rero karabaye. Dusezere rero tubifuriza amahoro y'Imana ndetse ibintu biracyakomeye mw'abantu mwe ibintu biracyaza, ariko radio na televiziyo Umusare tuzagenda tubibabwira byose ukuntu byagiye bigenda turabizi cyane n'ukuntu abasenyeri babishwe gwese turabifite cyane. Tuzagaruka ku bwicanyi bwabaye ikibeho ku manywa y'ihangu. Ubwo rero mwese mwaye kurikina radio na televiziyo Umusare gusa ibyo birahagije. Udukubitiye subscribe gusumanuka gusa tuganira commentaire nyinshi mudukubita tumwe mutaha mwavuze nabi, ariko ikindi tuba dukeneye cyane ni iki rero n'ubumwe n'ubwiyunge. Abatutsi n'abahutu dufatana mu nda kuko nta gihugu cy'ubwoko bumwe. Amahoro y'Imana rero abane mwese abane namwe mwari kumwe na Ali bye bye na uta.